ese ujya wibaza ibyo kurya umuntu uri muri menopause cyangwa se uri kujyamo agomba kurya kugira ngo agire ubuzima bwiza? Hari umuntu wambajije iki kibazo muri comment section, arambaza ati se umubyeyi wanjye namurekomanda ibihe byo kurya yazajya arya kugira ngo atazahura n'ibibazo bimwe na bimwe twagiye tubona, kubura ibitotsi, ibira by'ubushyuhe, ibyo bita hot flashes, bira byose, kugira ngo abyirinde yarya ibyo ibihe byo kurya. Kandi abantu mutara subscribing, I don't know what you guys are waiting for. Reka tuganire rero ku bintu umubyeyi uri kujya muri menopause cyangwa se uyirimo agomba kurya kugira ngo umufashe kugira ubuzima bwiza, kuko ubusanga abantu bamwe batabizi. Kandi ibyo byo kurya bigufasha kugira ngo urinde ubuzima bwawe muri rusange, ubuzima kugira ngo umutima wawe utera neza ndetse n'amagufa yawe agire twabita insibo, like density ihagije nyine kugira ngo tuzahura n'ibyo bibazo byose twabonye mu ngaruka zo gucura. So ikintu cya mbere, umuntu utwite, mbibutse ko aya makuru mba ndi kuvuga hano cyangwa se izi information cyangwa health tips banazikuye kuri Mayo Clinic. Ni website itanga amakuru ku buzima, ni y'Abanyamerika. N'izindi ntabwo nkora ubushakashatsi ku kintu kimwe, kuri website imwe nkora n'ahandi kuri World Health Organization n'ahandi hagiye hatandukanye. Ntabwo ibintu mba nikuza kuvuga hano ari ibintu mba nahimbye, ibintu mba nakoreye ubushakashatsi kandi mfitiye n'ibihamya. Ubwo ku bantu bakunda kumbaza reference cyangwa se reference n'ibindi, igifaransa cyane ntabwo kigirika, alright? So niho mba nabikuye, ntabwo ari amakuru ari fake, ni amakuru yizewe. So ikintu cya mbere, umubyeyi uri kwinjira muri menopause agomba kurya cyangwa se agomba kwihatira kurya, cyangwa se n'uri kujyamo, ni ukunywa amata cyane, cyangwa se na za yawurute. Ushobora kunywa amata y'ikivuguto, amata y'inshyushyu, cyangwa se n'amaforomage. Ibintu byose nyine bituruka ku mata, kuko bifasha umubiri kubona calcium cyangwa se calcium na proteine, kandi bifasha nyine umubiri gukora neza, bigafasha n'amagufa gukomera. So niba umubyeyi wawe ari muri menopause, ngewe wanjye ari kuyijyamo ndabizi cyane. So amata, uwo ni umuco ntabwo agomba kubura. Nawe ibyo nibyo bintu nakurekomendinga bya mbere agomba kujya abona akenshi. Ubwo yaba atanywa amata, wenda afata fromage, tujye kureba n'ibindi nyine bitari bikomoka ku mata gusa. Amata afasha amagufa gukomera, ni kugira ngo wirinde niyo iriya ntuza osteoporosis twavuze, kugira ngo wirinde osteoporosis ituma amagufa nyine ubucucike bwayo cyangwa se like ubucucike bugabanuka kubera igihe cyo gucura nyine umubyeyi aba arimo. So ikindi kintu aba agomba kurya umubyeyi uri kwinjira muri menopause cyangwa se irimo na amafi akize cyangwa se akungahaye kuri omega 3. Ushobora kurya ama salmon cyangwa se amatilapia. Ubwo wenda muri Afrika tugira ubwoko bwinshi bw'amafi, hari ama catfish, amafi akunda gukomoka ku migezi isanzwe, wenda nko mu Rwanda urugero mu Kagera, muri Nyabarongo, ari buriya bwoko bw'amafi, ama salmon, amatilapia. Waba utayibonye n'uturagara turafasha, izibe Zanzibar, izibinyabyatsi, zibizimyunyu, n'insambaza ku bantu wenda begereye Kivu cyangwa se n'ahantu bashaka kubona n'izo ndugu. Ariko birafasha cyane kandi bifasha umutima n'ubwonko gukora neza, kandi bikungahaye kuri vitamine D nayo umubiri ukenera, by'umwihariko umubiri nyine w'abamama bari muri icyo gihe cyo gucura. Ikindi ni ibishyimbo n'amashaza, birimo proteine na fiber umubiri w'umugore nyine ukenera muri icyo gihe cya menopause, by'umwihariko kugira ngo umubiri nyine ubashe, nubwo hari ikintu kimwe kiri kubaho, like a process or a process runaka iri kubaho, iri taking a place somewhere in the body, ariko kugira ngo zibe icyo cyuho, ibishyimbo, amashaza, ngo n'ibinyamisogwe muri makeya birimo fibers na proteins zikenerwa n'umubiri. Ariko si fibers n'ibyo gusa, harimo n'ibyo bita phytoestrogen, right? Cyangwa se phytoestrogen, depending on how you read it, nazo umubiri ubu zikeneye. Ikindi ni imboga rwatsi zishobora kuba ari dodo, ushobora kuba ari amapinari, ushobora kuba ari
broccoli, amasombe, bikungahaye kuri calcium cyangwa se vitamine K na magnesium, nabyo umubiri ubikeneye, right? Umubiri nyine by'umwihariko umubiri uri guca muri ibyo bihe ukeneye izo za calcium, vitamine K n'izo magnesium, iyo myunyungugu nayo, umwunyungugu wa magnesium, izo myunyungugu ya magnesium na za calcium umubiri uzikeneye by'umwihariko nyine kugira ngo n'amagufa akomere, especially kuri calcium y'uwo mubyeyi uri guca muri ibyo bihe. Ikindi ni amasoya, ishobora kuba ari tofu, amata ya soya n'ibindi bintu byose bituruka nyine kuri biturukaho, birimo ibyo bita isoflavones, cyangwa se isoflavones depend on how you read it, ishobora gufasha bamwe mu bagore, ntago ari bose, nta nubwo ari guarantee yuko ari abagore bose bifasha, bishobora gufasha abagore kugira ngo bigabanye hard flashes cyangwa se buriya bushyuhe buza ku mugore uri gucura ukongera ukagenda, bifasha kugira ngo nubwo wenda ntago bikora ku bagore bose, ariko la majorite birabafasha kugira ngo buriya bushyuhe buza akenshi bunagende nyine bugende bunagabanuka. Ikindi ni utubuto, niyo uzi utubuto harimo ubunyobwa, gusa ni utubuto cyangwa ni utubuto ariko ubunyobwa, inzuzi zikaranze, ama almond mu Rwanda ntayahabangire ngo izo za flax seeds, izo mu Rwanda ndikeka naza, ariko ubunyobwa wenda na soya zikaranze may act the same way, bitanga nyine amavuta umubiri ukeneye, ibyo bita healthy fats umubiri ukeneye, kandi biba birimo magnesium ndetse na omega 3 cyangwa se omega 3 umubiri w'umugore ukeneye kugira ngo ubwonko bukore neza, umubiri ukore neza, n'umutima ukore neza, byose hamwe umutima ubasha no gutera neza. Ikindi ni imbuto zitandukanye ariko by'umwihariko zirimo fiber, ubwo harimo amapome n'izindi zirimo ama vitamin C cyangwa se antioxidants, nazo ni intungamubiri nyine umubiri ukenera, ariko ntiwereke imbuto n'imineke irimo, amapome, sometimes amapapayi, amapera nayo abamo fiber. I'm not guessing, I'm very sure. Ikindi ni ibinyampeke, maybe umuceri, amantuza, umuceri, ingano, utwo twose nyine zifasha igogora ndetse n'umutima gutera neza no kugenzura ibiro kugira ngo utajya, kuko iyo uri muri menopause cyangwa se uri kuyijyamo ukiyongera ibiro, ibyago nabyo by'ubundi burwayi, ama diabetes, imitima n'ibindi byose biriyongera cyane. So rero ifata utwo nyampeke, umuceri ni nakajyabose, ntabwo wabura, of course umuceri urafasha ndakeka mu ngo zose, umuco according to what I know, umuco. Ikindi ni amagi nayo arafasha, kandi arafasha cyane, batanga protein ndetse na vitamine D nayo umubiri nyine ukenera, ariko especially nyine kuri wa mugore turi kuvuga uri mu gihe cyo gucura cyangwa se wanacuze, ubwo turavuga ku babyeyi bacu. Ikindi n'amavuta ya olive, awita olive oil cyangwa se olive, abamo ni isoko y'ubuzima bwiza, ndetse abamo nayo nagura bwoko bw'amavuta cyangwa se ni bwoko bw'ibinure fats mu Kinyarwanda, runini if I can call it, ibinure umubiri ukenera, kandi rifasha n'ubuzima bw'umutima nyine, rifasha umutima gutera neza, kutagira ibindi bibazo bigiye bitandukanye, kuko umutima ni moteri y'ubuzima. Rero iyo ugize ikibazo noneho uri no muri icyo gihe n'ubuzima wawe bubura. So ibyo ni ibintu ushobora gufasha umubyeyi wawe kubona, no kurya mu gihe ari muri menopause. Ni ibintu bishobora kuba byaboneka ahantu hamwe na hamwe, urugero nk'amasoya, ubunyobwa, ni ibintu turi tuntu nk'utwo, ni ibintu bishobora kuboneka. Rero umufasha abibone, nawe ntago azakuvuna, kuko iyo umubyeyi arwaye ubuzima burahagarara. Ikindi kitonderwa hano, ntabwo nyine abagore bose bari muri menopause bakunda gufata amafunguro ari healthy, ariko abagore bari muri menopause bagomba kurya amafunguro by'umwihariko, amafunguro akungahaye kuri calcium, vitamin D cyangwa se vitamine D, protein ndetse n'imboga n'imbuto. Nyine bagomba kurya amafunguro ari muri ibyo bintu, n'ibinyampeke,
mbese no gufata ifunguro ryuzuye apana kurya byo kurangiza umuhango kuko kandi ikindi bagomba gukora wenda abantu benshi batamahindinga no gukora sport ntago ari ukwivuna ngo ugiye muri cross room cyangwa ujya n'umubyeyi muri cross cyangwa iki sport twa hato na hato jogging mu rugo gusimbuka kagozi tura sport twose nyine turafasha mu biro bagira forme amagufa nawe nyine agakomera nubwo bari mu gihe kitoroshye nyine cyo kuba yagera muri icyo gihe cyo kugera cyo gukomera kintu uko sport nyine twubaka imikaya cyangwa se dukomeza imikaya ko tuzagana nawe kuri sport nyine umuntu uri muri menopause yakora ikindi bwo izo sport bazita resistance exercises bamufasha kuzikora niba uri mu rugo ariko ndakeka nta muntu uri mu mwanya w'umubyeyi niko nge nkeka niko nabizi byose bizadufasha kugabanya ibyago bya osteoporosis n'ibindi burwara bigiye bitandukanye bifata umubyeyi uri mu gihe cya menopause. So aya makuru yose uko nabivuze reference source of these informations are from Mayo Clinic and even one part like American Heart Association, stuff like that. So ibyo ni ibintu wagaburira umubyeyi wawe mu gihe cya menopause ukamufasha akamererwa neza akirinda uburwayi bumwe na bumwe bugiye butandukanye bugenda bufata abantu muri icyo gihe. So niba urwaye jya kwa muganga turabizi ko nyine muri isi ahantu hose ntabwo ubuzima muri balance ushobora kundeba uri kwa muganga uri n'ahandi hagiye hatandukanye ariko utameze neza. I know ubuzima bumera kubura nyine niyo mpamvu bwita ubuzima n'ubuzima nyine ariko izagera bimere neza, no worries, sibyo bizagera bimere neza twizere science ariko nizera ko I'm a believer and I believe that God is above all. So warakoze gukora subscription kuri Shen. Abarundi ndababona cyane buri gihe mvuga abarundi kuko okay n'abanyarwanda barandeba that's cool barandeba ndababona kuri geographies ariko abarundi Imana bamugisha cyane Imana bamugisha cyane since ko nabivuga ariko Imana bamugisha cyane abantu tubana by'umwihariko bareba every single video that I drop. God bless you so much. Since ko bavuga ngo Imana bamugisha mu Gifaransa I could have said that ariko Imana bamugisha Imana ibaheza gire something like that. So rero tuzahure mu biganiro bitaha ngenda no kugira ngo nkwigishe kubaho neza ugira ubuzima bwiza ufate health tips byose. So